nguhereze ukuri kuzuye gufatika bifite ibimenyetso. Martin Comedy. Please subscribe. Yes, bakunzi ba Martin Comedy, reka nongere mbaye ikaze mbifuriza kugira umunsi w'umurimo mwiza aho muherereye muri iyi si yacu hose. Ndahamya neza yuko mwese mwagize umunsi mwiza w'abakozi. Iyi ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, aho buri muntu wese aba yishimira, ariko iyo bavuze kwishimira kwizihiza umunsi mukuru w'umurimo, my friend, biba byiza rero iyo ufite nk'ibikorwa nawe urimo uracelebra wakoze cyangwa se wishimira ko wagezeho. Murambona rero mu mabara meza cyane y'ikipe ya Arsenal, cyangwa se nkuko mubibona nge nkunda Arsenal, nari babwiye n'abatayikunda bajya babyihanganira. Abatayikunda mujye mubyihanganira, gufana ni amarangamutima ariko ni n'urukundo. Burya ngo iyo udafana nta nubwo ubona kunda burya. Kuko icyo nshatse kuvuga ko n'umunota, hari abantu bibwira ko gufana ari nk'ubuyobe. None se ubu ngubu bivuze ko nta bafana ngira kuri YouTube? Barahari. Hari abantu bankundira yuko naje gusa batitaye n'ibyo ndi bubabwire. Icyo ngicyo rero nicyo bita urukundo rwa nyarwo. My friends, my brothers, my sisters, my parents, my everything, everywhere you are. Ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe gitangaje. Shuti zanjye, buriya baravuga ngo aka karimi gasemera umusaya bitazajyana. Ndabeshye, uwaciye uwo mugani simuzi, ariko nanjye nisanze ariko uwo mugani uhari. Igitumye mvuga ibi ni iki? Ndagira ngo mbibutse akajambo gato yakavuzwe mu magambo ejo bundi uriya mutipe uri kujya gutereta umugore wanjye yagiye yitwaje amwe muri yo. Yaravuze ngo kudashaka kunkunda uracyakundana na cya kigabo cyagurya. Umuntu uzi ubwenge yumvishe ijambo umugore yasubije, yararyumvise. Nimba yararyumvise rero, hari ahantu bakakuyisoma. Ibyo ni ibyanyu, ngewe ntimukanshyire muri ibyo byanyu. Reka mbabwire inshuti yanjye, gukunda ni kimwe no kuza gutereta ni ikindi, ariko urukundo burya ntiruhatirizwa. Mu buzima busanzwe abagabo nyine tugomba gutereta tuninginga, niko twaremwe. Ariko icyo nshatse kuvuga ko n'umunota, abahetazi bo baba bavuze ati reka kwicira abandi urukundo. Nge nta muntu ndi muri relationship ye, nta n'umuntu naje kuvangira. Shuti zanjye, mujye munyumva neza. Ngewe n'inzano nkababwira ukuri kundimo, ntimukumve ko ari ifuhe rya binteye, ntimukumve yuko narengereye. Ikintu kizatuma munteye n'icyaka, ariko ubundi bite byanyu. Mbanze nsome ku gakawa, yewe nze mbabwire ibyinshi mwahishwe kuri iyi nkuru mwirirwa mukina, kuri uyu mukino mwirirwa mufana, mutazi n'icyabiteye cyose. Ikintu gihari rero kuri aka kanya gitumye ngiye nanavuga ni reka nibonanire namwe. Ndabizi kuntuka byo ni ibintu byanyu namaze kumenyera, byo nta n'ikintu bimbwiye, kuko na pastor arabwiriza, ariko bose ntabwo ariko baba bemera ibyo avuga. Utemera ibyo mvuga, nutemera ibihari, akanyita yuko ari ukwishingano zananiye, iyo ni kazi yake. Ntago bizambuza kuba Martin, ngewe ndakubwiza ukuri, ntago bizambuza kuba Martin. Icyo ngicyo kimenye, ukiteho. Ngewe ndakubwiza ukuri, uzandika comment yawe uvuga uti uri kijuju, byagenze gutya na gutya, ariko abazi ukuri barahari.
ntarajya kure ntarajya no muri byinshi, ndagira ngo nimarire inshuti zanjye ziherereye USA, nzimare amatsiko cyangwa se nzikure no mu rujijo. Urujijo rero ruhari nguru muri inshuti zanjye pe, murabizi turaganira byinshi cyane no kuri WhatsApp, ariko iki kiganiro, iyi video nyikoza hanini kugira ngo mbakure mu rujijo. Hari abantu babashe kumpamagara barambaza bati Martin, tubwiza ukuri ko Shani yari mu rukundo n'abandi basore tubona bimeze gutya na gutya, ese koko waramuretse? Urumva ikibazo nabajijwe? Ese koko waramuretse? Ntukimushaka nk'umugore wawe, ntukimukunda nk'umugore wawe? Urumva ikibazo nabajijwe? Iki kibazo rero nicyo nshaka kumaramwa impungenge inshuti zanjye, cyane cyane ziri USA nizo nibanzeho. Rero ntabwo umugore namuretse, kuko iyo nza kuba muretse naramuretse nta nubwo yakabaye amvugisha, nta nubwo yakabaye nibi biganiro yemerewe kubikora. Kuko twararekanye nyine, yuretse umuntu murekana nibyo byose, nta nubwo mumuvugaho. Narababwiye ngo bano bana bari kunyubakiraho izina bandiraho hiti, baza bitwaje Martin, tugiye gutereta umugore wa Martin. Iryo zina ryonyine riraremereye pa. Uzicara kuri kamera izina mu mutwe ari ngewe, bitewe n'imbaraga mfite, bitewe n'ubushobozi mfite, nje gukora ibyo Martin, ibyabaneye Martin. Wowe surinde sha, wewe toka kure. Nta kintu na kimwe wakora wowe, nkubwire wa mwana we Souvenir, ngenda kuvuga kuko singutinya, nta nubwo rewana bila heshima ndabivuga, ntacyo ngutinyaho. Jewe Martin ndi hano, nta muntu numwe kuri social media ndimo ndasaba, ndimo ndabembereza, ntawe nsaba, tuni kimwe. Munyumve neza, ntawe nsaba, ntawe mfukamira, ntawe ntaha no muntu ze yiwe byandi bita ngo muzuru rye, nta nuwo yiwe. Urumva icyo nababwira kuri no munota, uriya n'umugore wanjye mufitiye abana. Ibindi byo kumbaza ngo se ngo wataye urugo, ibyo ngibyo murabimbaza nkande muri mwiperereza. Niba umugore nashatse ubwe, iri jambo nongere ndisubiremo bwa kabiri, niba umugore nishakiye ubwe tukabyarana hungu na kobwa, sibyo? Ubwe umutwara avuye mu rugo akajya gushakisha ubuzima imahanga, akaba yumva kumara amezi 6 cyangwa se umwaka atari kumwe n'umugabo, bimuteye impungenge, bikaba byatuma ashaka undi mugore, aprito ashaka undi mugabo. Ibyo ngibyo simbitindaho, n'ubundi umugore akubyarira wawe ariko ntabo wawe. Jewe muhaye uburenganzira, muhaye uburenganzira bwo gushaka pe, ntacyo mubangamiraho, nabikore. Ariko mbere yuko afata uwo mwanzuro, guys, ndagira ngo kino kiganiro tukigire serious, ni ku munsi mukuru w'umurimo. Kandi buri muntu ku murimo, ku munsi nk'uyu nguyu, buri muntu abagomba kwirata ibyo yagezeho, sibyo? Nanjye ibyanjye nagezeho rero n'urubyaro rwanjye. Abana banjye abantu bamaze imyaka 10 babashaka barababuze ngo kirino nicyo gutera inda, ahubwo umuntu wese wumva yaragize ikibazo cyo guterwa inda kabikanga kuri email kunyandikiraho byarabananiye, ariko mwagize amahirwe nsubizaho WhatsApp, munyandikire WhatsApp nze mbakorera umuti. Ubundi mwasanga mutazi n'uburyo bateramo inda. Ariko ndabazonga, mba nabazonze. Urumva amagambo yanyu yose sinyanyitaho habe namba, habe namba.
ngenda ndavuze ni rero niba kwihangana kwiwe bitamushobokera ntago namuzirika pe kuko abantu buri tugira imibiri itandukanye ashobora kuba hari ibyo yamenyereye amazi yatabona atakwihangana igihe nzagarukira. Okay, fati ya mbere ubikore, ariko ngaruke ku kintu cy'umwana nabanze aze hano nkuko kuri social media zakabivuga byose ntacyo asize inyuma, sibyo? Avuga uti yewe na Martin nkuko yavuze ko yankarabye imbere n'inyuma nampereze abana banjye. Avuga uti ngewe n'amaboko ndayamanitse, Martin sinkiri kumwe nawe, ngiye kwikomereza ubundi buzima bushya. Abana be nabashyikire amenye uko bagomba kubaho. N'ubundi ndahamya neza ko aho bageze nta n'umwe ukimubaza amabere, batungwa n'ibiva mu mafaranga. Ndakubejeye aho bageze nta n'umwe ukimubaza amabere, barakuze. Ndabishimira Imana. Ngabo mwabonye ko n'umusore ari muri muvuma, ari muri sport, avuga ati daddy. Ariko reka nzambereka cameraman sangu bakubitiro kakano, bakubitiro ka video ndimo ndaganira na Ngabo gatoya gato cyane, ariko babanze bare no kunga bazi kuvuga. Rero iki kintu nshaka kubabwira kuno munota muna kimuhamagarire mu kimubazeho, mubaza uti ese niba uri muri relationship ufite aba boyfriend benshi bari kugukenera, uracyari muto nkuko mubimubwira muramushukashuka ngo aracyari muto nawe akumva ko akiri muto. Nibyo ngewe ndashaje nta nubwo igisura cyanjye kiberanye nawe, iriya nzobe kumya kwisiga igisura nk'iki ni ibibazo. Munteye icyaka, munteye icyaka, ariko kubera ukuntu mbakunda n'uburyo mba numva nge ntanabubahuka, reka mbabwize ukuri. Mumuhamagare mumubaza uti ese Shania, are you ready to repay Martin's children? Uri tayari kumusubiza abana biwe ubundi ukikomereza ubwawe buzima busanzwe? Ko Martin we avuga ko nta kibazo mufitanye kandi abana nta kibazo abafiteho, kandi yiteguye gukomezanya nabo mu nshingano n'ubundi yarasanzwe akora. Aho ngaho muntu wanje ukunda kwandika comment watukanye wirukanse, mbere yuko uza kwandika comment y'igitutsi ubanza uhamagare madamu, nimero niba utanayifite ugende ku biganiro Keza yakoranye nawe, cyangwa ujye kuri channel yiwe yiroga garanshinza ngo Shania TV show irahari, ugende umurebeho, uraza kubonaho nimero ziwe, umuhamagara umubaza icyo kibazo. Numara kumva ikintu agusubije uzunyandikire comment, umbwira uti Martin twasanze byose utabishoboye, nibura niyo mpamvu agomba gushakana n'abana be. Ariko sinone mbigarukeho, ngiye urabona ndidage ingana iki? Ndi umugabo utekereza ku rwego rungana gute ku buryo naharira umugore, nakwemerera umugore akajya gushakana abana banjye mpari? Ibyo I swear ndabirahiye ntabwo ibyo bintu nabyemera, kubera ko ngiyewe nzi intambara yo kujya mu rugo ugasanga mwabana batarabawe uko bimera. Cyane rwose, kuko rega n'ubu ngubu wasanga aho ndifite umugore kandi ufite abana batarabanje, ubundi se mwababwirwa n'iki? Muba mubizi se? Rero kubera icyo kintu kirari, ngewe ndashaka ze gutanga igisubizo gifatika. Ngewe umuntu uzabana nje kumwitambika imbere mu rukundo, oh my god, azavuga ati uyu mugabo koko ntashobotse mu bintu byose. Behavior, inshingano, ibyiki n'ibiki, ubwo ngubwo nzavuga ko ari ngewe
uri guteza ibibazo. Namara kuguha igisubizo ukumva igisubizo cye kirahu cyangwa se mbese ntago nzi icyo ari bugusubize wowe wagereje uragerageza kumuhamagara. Nakubwiye yuko ikintu uri bukora ari ukuza guhita unyandikira ukambwira uti wow Martin, asante sana kuba wemeye yuko umugore wawe yishakira umukunzi. Ntago mbimubangamiraho, narababwiye apana na souvenir mpamvu namubwiye ni wowe niba ufite imbaraga ushyiramo agatege ntucike intege. Amasakoshi niba bayanze ugenda uzane ibitebo. Ushaka kuba yanze isakoshi yishakira umufuka birashoboka. Ushaka kuba yanze isakoshi yishakira indobo birashoboka. Ahubwo mujye mubanza mumenye se umuntu ndi gushaka guha impano ubundi akunda iki. Je nkugira n'inama shapeti, iyo ugiye guhereza umuntu impano urabanza ukamucunga ukareba mwiyo misi intege nkeya aho ziherereye cyangwa se ukamenya icyo amarangamutima ye ari kurarikira muri iyo misi. Iyo umaze kubona aho biherereye ni hahandi umutungura ukazana impano. Wowe urabona umuntu amaze iminsi yibwa amafaranga ngo amadolari umuntu amaze iminsi yibwa amadolari, ugiye gutanga impano ntunashyizemo nibura n'uduhumbi 10 ngo umubwire uti ihangane ku kibazo mwagize ariko gerageje kubona tenike ahangaha nawe urebe kuntu wakwigenza. Ahubwo ngo ndagutwara kuri boutique nkugurira ibitoki. Oh my god, ole. Uba wumva abantu rero bagushyigikiye hariya ukagira ngo barana ibyo bintu bagushyigikiyemo nutabyitondera ni bya bindi bizahura na karimi nakubwiye gasemera umusaya bitazajyana. Ubwo rero mbere na mbere banza tuze umenye ngo ese umukino ninjiyemo ukinwa ute. Banza tuze uvuga uti ese ari jambo wenda keza ngo kandi ngo araguhitana noneho. Shanda kurahiye pe njyewe ntacyo ninda kumutwara pe, ntacyo sinjya mpangana n'abana buri ahubwo ndabigisha. Ngiye nakwigisha ngakugira inama y'ukuntu witwara wagira amahirwe bigacamo bitanacamo ukavuga uti ya la 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 murabana sha murabana nge mbabwira babwiza n'ukuri nta mwana usya aravoma. Ni nawe mpamvu wowe souvenir wowe komeza ugerageza amahirwe yawe ubundi nibicamo man uzabuhiriwe da ntuzi nkubeshye. Abafana abantu bari bafite ikibazo mwibazaga ngwese koko Martin na Shania cyangwa se famille Martin yarasenyutse. Kugeza kuyu munota ni oya, famille ntago yasenyutse, famille iracyahari. Ikidahari kuri ubu nuko tutari kumwe, ariko ndahamya neza abantu bafite ingo umugore atari kumwe n'umugabo kuri no si barahari benshi. Ntibaba babana ku mpamvu z'akazi. Impamvu mutemera ko impamvu z'akazi zishobora gutuma umugore n'umugabo baba mu bice bitandukanye ariko bitavuze ko umubano ubusenyutse. Agiye mureka ibyo bintu mamuremo. Buki mukunda gutera abantu stress ubundi ni ukubira iki? Mupfana iki no gutera abantu stress? Ubuze kuba washyigikira umwana nkuriya ngo niyishore mu mugore ufite abana babiri. Ejo atangira sare. Umwana aracyambara ubukabutura buciye ngo namadeshire ngo n'ubustire. Birasa birani ibiki? Njya mbabwiye mujya muzira ukuri ngo bose ngo kivuze iki? Kivuze iki? Ngo bwasa kivuze iki? Uba wumva nyine ntacyo mvuze kubera ko nawe ibyo uri gutekereza ntago bihura nanjye n'ibyo mfite. Kugeza kuri no munota ntago Shania yanjye mubuza gukora ibyo ashaka, ahubwo sinshaka gukora ibi biri mu mafuti.
kwihangana kwa muntu biragoye. Tazamira nka wawe no wategereje ngo amabere ngo akarinda ngo agwa ngo atarongowe. Ariko mbere na mbere mujye mumenya uko ibintu bikorwa. Marina niwe waririmbye ngo naguhaye urukundo ntabwo bifata nabi ngo bikemeze cyafashwe nakoze log out. Ariko Marina nkubaze ubundi iyo ndirimbo wayiririmbiye ndi ko nta muntu tuzi ariko ni Badrama haraye usko ari Badrama wayiririmbiye ngo naguhaye urukundo umaze urangufata nabi ngo urarenga ngufatana koko ngo bikemeza cyafashwe. Ariko ndirimba kanze ndebe ko ihari dinyo nze ndebe ko ihari numve ko ni indirimbo muyiziho. Shuti bavandimwe rero nkuko mubyiyumviye ngo nta kaburi imvano nyine. Log out ibaho mu buzima. Ni nayo mpamvu rero ubu tuvugana nta magambo menshi yo kuvuga ahubwo souvenir go ahead amahirwe masa good luck my brothers. No kuri ngwino utera ikirenge sha mu cyanjye sha ngwino ugera ikirenge ho nakigeze wumve ko nawe cyashyikamo gira amahirwe uzasanga girkwigwamo ariko hanze hatagukwira wala inkweto iryana iravuna brad inkweto iryana muzi kunimera urayambara ugasanga uragenda ikirometero kimwe kumva biranze ukayisiga. Ndahamya neza ko rino kintu cyatumye Marina aririmbiye indirimbo mumaze kwiyumvira muri background. Mbo bitewe wenda ntabwo ino ndirimbo nemere kuyikoresha yose ariko isame na YouTube iraza kunyihanganira nkabo nakabumvishijemo cameraman nawe aba yavuze ati reka nkiteho mbahereze kuri kuzuye gufatika biti bimenyetso. Rero nyuma y'ibi ngibi muzaze mu makuru afatika mwikuriye kwa Mama Ngabo. Mukura makuru afatika kwa Mama Ngabo nabarangiye murakura nimero ziwe kuri Shania TV show muzirebeho. Nge kira nari nzize mu mutwe ariko narazibagiwe mba nzibibukije ariko muze kurebaho numva telefone se bungu zirimo. Oh my god ntazirimo ariko buriya ndebye mu mashini kuri WhatsApp DJ cameraman uze kundebera amaho ngaho mu mashini undeberemo Mama Ngabo kuri email ndumva nimero ziriho nze kuzibashyiriraho ariko nta nubwo ari ngako nzishyiraho kwanza ntago nzishyiraho ahubwo muze kuri Shania TV show murazibonayo mumubaze kubyo navuze icyo bivugaho. Ese ari tayari kuma abana akajya agakomeza urukundo rwiwe n'abashaka ko ngiyewe namunaniye kuko gushakana abana byo abyibagirwe ndabibasabye. Reka nkomeze mbifuriza kugira umunsi mwiza w'umurimo n'uw'abakozi muri rusange n'abaruhutse kiruhuko cyiza. Nyagasana akomeza abandebera icyoroshye abongerera amafaranga no kugubwa neza. Mukomeze museke hano kuri Martin ariko munatanga n'ibitekerezo bizima
mureke gutuma abana bajya mu rukundo batabishoboye, nyuma ntazumva bakoze log out, si ndio? Si ukweli? Log out iraryana kandi login iriruka. Login ariko log out isigara ifite ibintu biyikururukaho. Ubu njya kwinjira muri Shania, nako njya gutereta Shania, ninjiye nta mwana, ninjiye nta ariko niba habayemo log out, murabona ibiri gukurikiraho. Harimo harakurikiraho school fees, clothes, food, milk, ibyo byose bije nyuma ya nihitiraga, ariko ibi ni ibyanjye sinanabikwepa, ahubwo mbere yuko muza mwumve kino kiganiro mwitonze, muze kumpa igisubizo mwakuye kwa madamu. Ari tayari gushakana abana banjye, nubwo ari tayari kujya gushaka akansigira abana banjye. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Umunsi mwiza w'umurimo aho murereye hose. Nakagaruka ni Martin Comedy. Ibiganiro byo biracyakomeje, ariko reka mbanze ndebe aho iyi ntambara y'urukundo irangirira, sibyo? Reka tubonane mu biganiro bikurikira. DJ cameraman, ubu washatse washyiramo noneho ka karirimbo nkakumva ntuje. Olampola log out. Martin Comedy. Please subscribe.